hagati y'ibisambo bibiri niho Yesu yabambwe azira ibyaha byanjye nawe watarakoze icyaha yarakubiswe ashinyagurirwa ku bwanjye aremera arapfa azira ubugingo bwanjye sinari kwishoboza kubaho ntagufite Yesu niwe waje arafata arankomeza arambwira ati nanze ubugingo bwanjye kugira ngo nkucungure sinari kwishoboza kubaho ntagufite Yesu niwe waje arafata arankomeza ati mwana wanjye nanze ubugingo bwanjye kugira ngo nkucungure sinari kubaho ntagufite murengezi ubugingo bwanjye bwari mu kaga uramfata urambwira ati humura mwana wanjye nditanze kugira ngo ubeho hari habuze uwacungura umuntu mu bizima bine arabura mu bamarayika arabura Yesu ati kubera urukundo ngukunda nditanze kugira ngo ubeho hari habuze uwacungura umuntu mu bamarayika arabura Yesu ati kubera urukundo ngukunda nditanze kugira ngo ubeho sinari kubaho ntagufite murengezi ubugingo bwanjye bwari mu kaga uramfata urambwira ati humura mwana wanjye nditanze kugira ngo ubeho sinari kubaho ndagufite murengezi ubugingo bwanjye bwari mu
mu kaga uramfata urambwira ati humura mwana wanjye nditanze kugira ngo ubeho